Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziyongera mu muhanda. Imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase na mazutu, ziri kwiyongeraho 30%, aho izikoresha umuriro w'amashanyarazi ziri kwiyongeraho 4%, izikoresha hybrid 5%, izikoresha umuriro w'amashanyarazi gusa zitangiye kuzamuka ku kigero cya 50%. Bivuze ngo nizo modoka ziri kuzamuka cyane, bityo rero kandi zino modoka nyinshi ziri gukora impanuka ziteye ubwoba, impanuka ziri gupfiramo ubuzima bw'abantu, impanuka ziri gukomerekeramo abantu benshi. Niyo mpamvu polisi yatangaje ino tangazo ngiye kubabwira ko ibinyabiziga byiyongera niko impanuka ziri kwiyongera, abantu bagapfa umunsi ku munsi bitewe n'impanuka ziri kubera mu muhanda, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi itangaje ino tangazo kugira ngo mwese nk'abanyarwanda muryumve. Polisi ivuze yuko umushoferi wese uzatwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha noneho ibihano byikubye kabiri, noneho kugeza amagingo aya ngano no polisi yabishyizeho umucyo. Bagufata wanyoye ibisindisha bahita bakujyana kugufunga, imodoka bahita bayitera break down, nta bintu byinshi bavuganye nawe, kubera ko bari gutwara imodoka basinze bagakora impanuka zigapfiramo abantu, bamwe bagakomereka abandi bakahaburira ubuzima. Ibi byatumye polisi rero ihita ishyiraho itangazo yongera hano amafaranga uzajya ucibwa yiyongereho 5%, ibihano uzajya ucibwa byongereho 5%, nimba ari gufungwa amezi 3, amezi yese aba 6 kugera kuri 3, bwavuye kuri 6 agera kuri 3, mu gihe kwabaga kumwe kugera kuri 3, bitewe nuko wagonze binyuranyije n'amategeko. Binyuranyije n'amategeko ni nko kugonga wanyoye ibisindisha wasinze. Polisi rero ibitangaje none ahangaha. Polisi yongera gutangaza ivuga yuko umuntu wese utanga akazi ufite ikinyabiziga agomba kubanza kumecinga sure yuko umushoferi azi ikinyabiziga, akabanza akamukoresha ikizamini akareba yuko uwo mushoferi azi ikinyabiziga, kugira ngo amuhereze ikinyabiziga aka kanya ahita agenda ahita agonga abantu ahita bica abandi bakomereke. Ibi ntago ari byo. Polisi yavuze ko rero tuzajya gutanga uzajya ubanza urebe ko umuntu azi imodoka, niyo wamwitse agatonyo ukamureza imodoka ukamugataagura kugenda ugera hari ugaruke, aho ngo bamaze kubona umuntu uwo ari we. Bino rero polisi yabikomojeho bitewe n'impanuka ziri kuba zigahitana ubuzima bwa benshi. Polisi rero ivuga yuko umuntu uzajya utwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha, cyane cyane amagaba bakorera mu ntara zitandukanye batwara amavurokana n'amakwasiteri n'aya mayutongo agera mu ntara, uzafatwa we azahanwa bikomeye cyane. Bityo rero polisi y'u Rwanda isaba abaturage gutangira amakuru ku gihe, kubera ko wari watanze amakuru umushoferi atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha ari kwerekera mu karere ka Nyagatare, yaje gufatirwa ahantu hitwa Karangazi, arangije ahita ajyanwa gufungwa. Ako kanya bahita bazana undi mushoferi wa kwasiteri ahita akomezanya babagenzi. Bivuze ngo urumva yuko umuturage yatanze amakuru bitewe nuko yabonaga umushoferi kugenda atwara zigizage mu muhanda, bamwe bakanagira n'ubwoba. Umuturage ahita atanga amakuru umupolisi ahita amufata, bahita bamujyana kumufunga. Igifungo ni cy'amezi 6, ihazabu ry'amafaranga angana na miliyoni y'inyarwanda. Urumva ko amafaranga yazamutse cyane. Ibi bintu mu bitinye mutwara imodoka mutari soba, ibi bintu mu bitinye mutwara imodoka mutanyoye ibisindisha, kugira ngo mugere iyo mujya. Bityo rero polisi yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo iganiriza abashoferi n'abamotari kongera kubakangurira gukoresha umuhanda kugira ngo batazajya bakora impanuka, cyane cyane impanuka zikunze guterwa n'abamotari bagenda mu muhanda nabi, bagenda babisikana mu makamyo, ugasanga ikamyo ibagongeyemo hagati, ugasanga bibaye ibibazo birakomeje biriyongereye, ugasanga abantu baracyakomeza gukora impanuka. Ariko ubundi ni gute umumotari ashobora kugutwara akagenda yinjira mu makamyo ukamwemera kandi agutwara uzi ko atwaye ubuzima bwawe, akakunyuza mu makamyo mo hagati nawe ubyemera? Namwe ntago mutekereza kabiri. Bityo polisi yakanguriye abamotari n'abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, batari na hangova. Uzanyuranya na bino babwiwe azahanwa bikomeye cyane. Abamotari bongera kwibutswa kwambara ijiri, kubera ko umukwabo ni mwinshi moto ziri gutwabwa. Abamotari bongera kubakangurira kwambara ijiri bagashaka ibyangombwa. Ariko reka iri tangazo rindi nze ndibashyiriremo mu buryo burambuye. Reka rino ndesubikire hano, amakuru nakagaruka. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ubone byinshi dukora.